Muraho neza nshuti zacu, ndabakunda cyane, ndabashimiye mwese abakomeje gukora subscribe, share, comment. Imana ibaha umugisha mwese. Murabona rero ko Mutesi na Ferdinand rwose, Ferdinand urabona kuntu Ferdinand amaze kubyibuha. Ferdinand ntabwo angana nkuko yanganaga atarashaka Mutesi. Urabona ko ari kuruhuka mu mutwe, Mutesi ari kumuhendahenda. Urumva bari Dubai, bari muri buki. Mutesi kugira ngo arebe ko byibuze bamarana kabiri. Uyu mugabo ari yarakaye gukora bya bigambo bimaze iminsi bivugwa, none yagiye kumuturisha. MC Mario ngira ngo muramuzi kuri Magic Match cyangwa se muri ibi bya Pompe de Baron. Imikino bakinaga murayizi. Uyu mugabo rero akaba yirukanwe. Ako guys, mwagiye mufungura channel zanyu mugakoreraho niyo mwabona views ebyiri ariko mwikoreye. Urumva? Abuze umuntu kwirukana ataguhaye atanaguteguje guys. Umuntu akakwirukana ataguteguje. Bose we rero yamwirukanye, dore uru n'urwandiko yamwandikiye cyangwa se WhatsApp. Yagize ati: "Ndizera ko umeze neza. Nkwandikiye nshaka kukumenyesha ko nyuma yo kubifatira umwanya uhagije wo kubitekerezaho, nahisemo guhagarika imikoranire twari dufitanye kuri projet ya Magic Match Pompe de Baron kubera impamvu zikurikira: kwivanga mu mikorere ya company ndetse no mu mibanire y'abandi bakozi na company, kunaniranwa ku mushahara, kurenga ku yandi mabwiriza ya company. Gusa sinabura kugushimira ubwitange wagaragaje mu gihe twakoranye cyose. Uyu ni umwanzuro ngoye kuko mpa agaciro umusaruro watangaga, ariko nta kundi. It was nice working with you and I wish you all the best in your aim." Avuze ati "and I wish you all the best in your career." Urumva ni ukuvuga ngo yamusezeraniwe kwihangana, bose we aramusezerana. Bikaba biri kuvugwa yuko uwo bose we yari uyu nguyu Coach Gael, ariko ntabwo tuzi neza niba ari byo koko, niba ari Coach Gael bakongera akavuga ngo ni mu diaspora ngo uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyiri ya channel icishwaho bari abakobwa b'inkumi b'ibyuki bakina match y'amabaro. Urumva murabizi bya bibereyemo. Ikintu rero kiri kuvugwa, kiri kunugwanuga nubwo umuntu ataza amakuru ya nyayo niba ari byo koko. Baravuga ngo ahantu bakoreraga ngo haba hari icyumba. Muri icyo cyumba uyu Mario warabanza akihemba akabyizi kuri abakobwa. Abakobwa bose ngo yarabagize nk'abagore be. Bikajya guhura nande? Bikajya guhura na bya bindi bya Prince Kid. Bijya guhura akabintu zanyu mwagiye muzizirika. Hagiye muzizirika koko. Urumva? Uyu Mario rero biravuga yuko yabanza ngo kugira gute ngo kubarya kana. Buriya ngo nta mukobwa winjiraga hariya Mario atamuriye. Ako mugira n'imigongo. Noneho ibi bintu ngo aya makuru washobora kuba yarageze kuri Scovia. Muraza no kumva ikiganiro aho yakomeje kujya avuga ngo Scovia ahantu hose. Scovia ngo ashobora kuba yaramenye aya makuru, ngo abasaba guhagarika biriya bintu bakora, ngo cyangwa se niba batabihagarika ngo bakuremo nariyo bamusezerere ngo bamwirukane. Ubwo urumva Scovia nubwo ngo atabishyize nyine ku mugaragaro ngo avuge impamvu, ariko biravugwa yuko uyu muhungu ngo hari ukuntu yigenzaga kuri bariya bakobwa b'ibyuki. Hawundi abakura he ko babaga ari benshi? Yabakuraga he ko babaga ari benshi? Urumva? Arangije aramubwira ngo nimba ushaka gukomeza uwo mukino, shaka abandi bawukine basimbure uyu MC Mario. Ubwo yasimbuwe, uyu mugabo ntabwo kibarizwa muri uriya mukino, kandi wabonaga ari ibintu byiza bishimishije, umukino mwiza abantu benshi bamaze gukunda. Uyu mukino akaba ari umukino bakopeye mu bazungu, kuko nabonye no muri Kenya babikora. Urumva? No mu Rwanda barabikora. Ariko Scovia ngo yavuze ati uyu mukino no mutawuhagaritse mwirukane Mario, kuko Mario nundi niwe yashize mu matwi, yari gukunda kuvuga ngo Scovia ngo niwe umwirukanishije.
ariko mu by'ukuri ntabwo tuzi ibijya mbere uko bimeze, ubwo turakomeza tumenye ukuntu bimeze. Ariko biravuga ko bose wa Mario yari Coach Gael, ngo nimba atari we ngo nundi wo muri Amerika wo mu diaspora wari uhagarariye iyi kampani. Ngayo nguko rero ni ukuvuga ngo Mario ntagakiri muri uriya mukino rero, bamwandikiye muri kubibona ibintu bamwandikiye nanabibasomeye. So twagiye tureka twumve Asia ikiganiro yagiranye na Bosco Empire na Claude nyine gatoya cyane, none tuze kugira icyo tubivugaho. Mutima numva uri gukomeza umbwira, nukuri nahise numva mbese umutima wambwiraga tanga imbabazi. Nukuri nyimara kumva nabababariye muri njyewe nibwo numvishe nabohotse. Nyimara kubohoka nibwo Claude nawe yansabaga imbabazi, akamabagara akabimbwira, nazimuhaye ntiriwe mubwira ngo ibiki n'ibiki. Ubwo yari kumbaza ngo na Mutesi naramubabariye. Uwo munsi numvishije amajwi asohoka nibwo namubabariyemo, singe kukubeshya. Ari na mugenzi we nibwo namubabariyemo. Ari mugenzi we nde? Mugenzi nyine wa Pastor Mutesi bafatikanyije. Ntavuze izina rye se? Steven. Yeah. Nibwo namubabariyemo kugira ngo umutima wanjye Claude uri kuzana komedi hanga. Oya nta komedi ige ndimo urumva. Avuze mugenzi we. Uriya hari Steven yaravuze ngo nta kindi yakora ngo usibye imbabazi. Steven niko yavuze. We yaciye bugufi Steven namwumvise. Ariko nawe azisaba nyirarureshwa, ariko urumva ko mama pasteur azikwiye ku mutima. No reka nkubwire Claude. Azikwiye ku mutima. Jewe mbabarira umuntu wansabye imbabazi n'utazinsabye. Ntabwo natekerezaga yuko Empire, Bosco cyangwa Claude ikaze uyu munsi wa none twaba twicaranye, cyane ko niyo nahuraga na Claude aho twahuriraga haba mu gutabara, haba ahantu mu birori nkamusangayo. Iyo yanyegeraga nigiragayo, nta jambo na rimwe namusubizaga. Numvaga kumubabarira bitari kunkondera. Urumva nayo narakomeretse pe mu buzima biravunana iyo umuntu abaho atababarira. Claude yambereye igisitaza mu mutima, ndavunika cyane. Ngo nakomeje kuvunika. Jano iki kiganiro kiransekeje, kiranyishe pe burundu. Asia aravuze ngo Claude mbese nuko ngo yahuraga na Claude akumva adashaka no kumureba, akumva mbese adashaka no kumuvugisha, yamubona akahunga akegera hirya ye cyane, yanamuvugisha ntamusubize. Claude ngo amubeshereye ikigusha mu buzima bwe. Urumva uyu mudamu yarakomeretse guys, mwaramukomerekeje mwabagabo mwe. None Claude ari kwisetsa rwose, nta n'ikibazo afite pe, ari guseka nta n'icyo azagira ngo hari we ntarunukeneye kumenya ko aseka. Urumva wowe warababaje umugore, none ari kwisobanura, ari kukubwira arangiza ugaseka, akubwiye ngo se urukuzana ibintu bya brage. None akandi kantu Asia avuze numva ndumiwe. Noneho yavuze ngo abantu bose nyine ngo nabahaye imbabazi, umutima wakomeje kujya impatiriza. Umutima ukambwira ati ngo tanga imbabazi. Urumva hanyuma imbabazi ngo arazitanga, amaze kuzitanga ngo yumva arabohotse, ngo ababarira buri umwe wese, yaba ari uwamusabye imbabazi yaba n'utazimusabye, bose agira umutima ngo wo kubabarira. Ababarira mbere iyo batari banamugeraho. Ati ntago nge nari nzi ko muri buzane narande na Empire. Ati ntago nari nzi ko ubu ngubu uyu munsi turi twicaranye ahangaha na Empire. Ati imbabazi nazibahaye kera cyane. Noneho ikintu gitangaje, yageze kuri Steven bamaje ati se namutese aramubariye. Ati rwose naramubabariye. Ati na mugenzi we. Bati mugenzi we uhe? Ati mugenzi wawe. Ati se ntago muzi izina? Ati ni wawo. Ntuza amubwiye Claude, amubwiye ati se none ni Steven? Ngo ni Steven. Guys, ibi bintu birimo akantu byo kuvuga ngo Mutesi na mugenzi we. Mutesi na mugenzi we harimo akantu. Mutesi na mugenzi we ni nko kuvuga ngo ibyo bapanze nyine umugambi wabo. Ibi bintu byose byabaye ni hagati ya Mutesi na Steven. Icyo bisobanuye, yarababariye bombi ko ngo ni mugenzi we. Mwe mukumva ngo ni mugenzi we mukagira ngo nuko ngo ari pastor mugenzi we. Ntago ari ibyo gusa, ahubwo arabizi neza ko umugambi ari bo bombi bawucuze. Urumva ngo Mutesi namubariye kera ngo hamwe na mugenzi we.
urumva barabipanze bombi bagira ubwo bahereza Bosco amawodiyo n'amavideo sha ni bombi babikoze. Hanyuma Asiya rero nawe agiye kuvuga aravuga ati ntabwo yabatandukanyije, yavuze ngo ni Mutesi ngo na mugenzi we ari we Steven. Ibi bintu bakoze bari bazi ibyo bagiye gukora kandi babihuriyeho bombi barabifatanyije, ari nayo mpamvu Asiya yanze kubatandukanya. Arabizi ibyo bakoze, arabizi umugambi bacuze, arabizi ko ari bamugambaniye bombi, n'abagambanyi baramugambaniye. Asiya rero none yongeye kwakira Claude na Bosco ngo arababariye, yabakiriye mu rugo iwe, yarababariye na Steven yaramubabariye. Ako Steven rero yasabye n'imbabazi, by the way Steven rero yasabye imbabazi azisaba Asiya, aravuga ati rwose ndakwinginze mbabarira, mbabarira. Ariko we ngo mbere yuko munamusaba imbabazi zitanga kare, ati birakwiye ko umuntu yagombye kugira umutima w'imbabazi, ati kubera ko kutababarira bivuna umutima, bivuna nyirabyo. Kandi koko nibyo, umutima udatanga imbabazi uravunika, ni wowe uvunika, wowe wahemukiwe nubwo wanga kubabarira umuntu, wowe ubwawe ni wowe uvunika. Buriya biba byiza kwiyoroshya, urumva, imbabazi ukazitanga ukumva umeze neza pe, kuko nibwo wumva ubohotse. Nawe rero yarabikoze ngo mu mutima we harabohotse. Ariyo mpamvu kuri izi saha mwabonaga yicaranye na Claude na Bosco. Gusa aba bagabo bakunda kwihinduranya nk'uruvu, muzaba mureba ejo n'ejo bundi bazagira gute, bazongera bamwanike bavuga amabanga yose. Nk'ibyo bya telefone ntabwo twari tubizi, ibyo kuvuga ngo babasake no mu nyo, babasake no mu nkweto, babasake no mapantaro, ibyo byose ntabwo twari tubizi. Ariko barabasatse, amaboko hejuru, amaguru hejuru, amapantaro mukuremo. Ntabwo bakuyemo amapantaro. Ariko urumva ko kubwira ngo zimya telefone, nurangiza kuzimya telefone uyisege mu modoka. Ati modoka, abandi baterera imodoka aho twiye kugura, ntabwo tuyishyira mu modoka, reka tuyishyire hariya kuri firigo ahantu ureba ubone ko rwose zinajizimije, ko nta n'ikintu turi gufata. Nta cyizere yarabafitiye. Hanyuma rero izi mbabazi Asiya yabahaye, izi mbabazi Asiya yahaye Bosco akanaziha uyu Pastor Claude, izi mbabazi mu by'ukuri bazazigenderaho cyangwa bazahindagurika? Claude rero yatangiye avuga, niwe watangiye isengesho ryo gutangira ibiganiro, arasenga. Amajije gusenga ahita agira gute, ahita atangira kuvuga ngo nyine ibya kera, avuga ngo ukuntu urupfu rwa Theo, ukuntu ngo yapfuye, wagira ngo baje mu kiriyo, ukuntu ngo yapfuye atarwaye, ngo ukuntu ngo yapfuye ngo batamurwaje, ngo agapfa ngo kubera impanuka. Atangira kuzana ibintu byinshi cyane, arongera agera kuri Diane ngo wikagugu ngo bateye indango rwose, ngo twemvango igihe nyine Asiya amaze kuvuga ngo ukuntu ngo Claude ngo nyine ngo yamubereye ikigusha, yamubereye igisitaza mu buzima bwe bwose no mu mutima. Nibwo rero Claude yavuze ibyo byose nyine amaze no gusenga, aravuga ati ngewe, ati ibyo rwose murabizi ukuntu yapfuye, ati nkuko natwe twaba tuvuye ahangaha Rurindo tukagenda kandi tuvuye gusura Asiya, twamuzaniye ibintu, ati rwose tugakora impanuka tugapfa, ati kandi twari turi kumwe. Asiya agasigara ari kuvuga ati ba bantu twari turi kumwe, twakoranye ibiganiro ibi n'ibi, bazanye ibi n'ibi, ati bigasigara ari nk'inkuru, atukibaza ukuntu bigeze, ati ni gutyo bigenda, n'iki byose yabivuze. Arangije anagera no kuri Diane ngo umwe ngo wikagugu ngo bavuze ko Theogene ngo yamuteye inda, ari bya bindi Cacana yari yarazamukanye bya hatari yabishyushyemo Cacana, avuga ngo Diane ari bagiye no kumushaka, ngo Diane ngo dore ngo inzahuke ngo asize ateye inda, ngo Claude ngo asize ateye. Ese reka mbabaze, ubundi niyo ari kuba ari inda yasize ateye, mwagira ngo azuke aze yite kuri uwo mwana, mwagira ngo mumurege bamufunge yarapfuye, ubundi mwifuzaga iki? Ngiye hari n'igihe nabitekerejeho pe, ko n'ubundi mwavuga muhimba ikinyoma mubeshya ngo yateye inda Diane, mwagira ngo bamufunge, mwagira ngo mutangize ikirego bamushakishe, mwagira ngo bigende bite? Mwari muzi ko yapfuye n'ubundi mwashakaga kubera ko muzi ko umuntu wapfuye atavuga. Niyo mpamvu biriya bintu byarambabaje, ntabwo nshobora kubyibagira. Biriya bintu byarambabaje, muratinyuka mukaza mukataka, urumva, mukavuga ngo uburyo ngo yateye inda, ngo se yateye inda, ngo afite abana, ngo iki n'ibiki. Mwagira ngo bamufunge, mwagira ngo bamushakishe,
mwagira mwashaka gutaha ikirego, mwagira ngo abahereza indezo, mwagira ngo bamuca amande y'ibiki, mwagira ngo atanga amafaranga. Bye nabyo impamvu muje kubivuga ari uko yapfuye biranyobera. Niyo mpamvu navuze nturi umukobwa ari kubeshya. Naravuze nti uyu mukobwa ari kubeshya, ntago bishoboka ko ninda yasanzwe ari inda yo mu biziriko hano kwa Mushi. Ninda yo mu biziriko Kagugu kwa Mushi, muri za ndaya zo muri korodoro inyuma mu gikari inyuma hirya harimo n'utuzu twa hariya ubundi kuntu hameze Kagugu. Uriya mukobwa reka nkubwize ukuri, uriya mukobwa yaragiye azizenye ko ari Akagugu, inda zaho zinywa ikintu bita inzoga za muri ture, za donda ubwonko, za nzoga zazi nibahuha mu bucupa zimwe ngo niba ari kore. Hariyo n'abana benshi b'inzererezi bamayibobo baba bari guhuhurira gusanga uruguhura n'abana rugenda ari guhuha mu ducupa. Hari ahantu sinzi impamvu Kagugu bimeze gutyo. None izo nda ziri inyuma y'ibiziriko, hari ahantu hari akameze wagira ngo nagakaritsiye kabo, harimo n'agahanda k'igitaka. Hariya hantu ni nko muri korodoro ya hariya ntuza niba bahita ngo icyari yaza ajya ni Remera da, ni Remera ngire ngo Remera hariya mu giporoso mu gisimenti. Mbeze umva habinda nibe nazira zo muri korodoro zo ubona uko biri kose bagize biyubashye. Ariko hariya hirya kwa Mushi inyuma y'akabari ko kwa Mushi, inyuma y'ibiziriko, hano inyuma y'ibiziriko, ndababwiza ukuri, hari indaya zindi za 300 z'ibiceri 300 za senkisa, za zindi uhereza 1000 akakugarurira, wa undi uhereza 1000 akagarura 700 cyangwa se ukamugurira icupa rimwe akabara guhaye. Nibyo nuko nubwo buzima bibereyemo. Rero uriya mukobwa nawe niho yabarizwaga. Sinzi rero umuntu wamushutse niba yaramubonye uburebure akambona mu mukobwa usobanutsemo ukuntu, kandi inzoga zaramwishe nkuko mwabibonye. Araza arabeshya ngo Theogene yamuteye inda. Ibintu rero bishobora kuba byarababaje Asiya cyane. None yakomeje ibyo biganiro avuga ngo kuntu ngo bagiye kureba ngo Diane, mbese ngo tujya kumurira ngo Kagugu, ngo ntago twe tumuzi, ngo raduhaye nimero ziwe, ngo tugeze kuri station ngo ya Kagugu ngo ya Mount Meru, ngo turangije ngo turamuhamagara, ngo urumva ngo ntago twe tuza hana tuye, ngo ntago twe tumuzi. Atangiye kuvuga byinshi. Noneho Asiya ahita abwira Claude ngo yanga ibyo ngibyo ngo twatugiye mu bintu byinshi, ngo twatugiye mu madetaye menshi, ibyo ngo nta mpamvu yo kubivugaho. Urumva ukuntu Claude yashaka kumusesereza, ashaka kugira ngo akomeza mubabaze. Ubu abagabo n'abatindi shaho n'abagome bashaka kugira ngo bazura kaboze bamubabaze kuri ibyo ngingo. Yababwiye ati reka mwikomeza kuvuga kuri ibyo bintu byagize byabaye byinshi, ugasanga ahubwo tugushe ku ntego tuvuge amagambo nyamukuru. Urumva arabapfubisha gutyo, ariko bashagira ngo bahere muzi, bahere na Pastor Theogene akiri muzima kiriho, bagere naho yakoze impanuka, bagere naho n'ibyo byo gutera inda, agere naho n'abana kuntu Claude yagize abana bavugaga nabi Asiya ariwe wagiraga gutaba aboshya ngo nibavuga ibi nibi. Urumva byose yagira ngo babinyuremo komeza mubabaze. Asiya namwe reka wivuga ibintu byinshi byo byakera n'ibyakera byihorere, reka tugushe ku ntego tuvuge ibyatuzanye. Urumva rero ni ukuri kambabaze uyu mumama kuba ababariye aba bantu pe ni byiza, kuba yababariye, kuba yanabakiriye wenda ni byiza ku giti cye, ariko ndababwiza ukuri twese dufite ubwoba pe. Ngiye nkangira ahanga rwose mfite ubwoba ko aba bantu barihinduka bahinduka nk'igicu. Ejo undi bajya kumva amabanga yose, kandi n'ubundi byatangiye, ari ndi kumva biri gutangira guhwihwiza, biri kunugwanugwa. Baraje babimanuke bavuga ibintu byose byabaye, babivuge byose, babivuge koko, babivuge. Niyo mpamvu yabazimishije telefone avuga ati muzizimye, ntaza kwinyuragura mugasanga mufashe n'ibiri hano byose. Bafata ibyo kubera ko kamera yo yiteye, burya kamera yo yateye kamera umenya n'ibyo uri buvuge ukabwira n'abantu ngo baceceke. Ariko ku muntu utaratera kamera afite telefone ya recordinze, ntabwo wamenya ibyo ari kuri recordinga. Ushobora gufata ibintu byose biri kubera aho ngaho n'amajwi yose ari kubera aho ngaho, ugasanga kandi wenda telefone iri mu mufuka. Niyo mpamvu yabwiye ati rero telefone muzizimye. Hari akantu yakoze ni keza. None abantu batangiye kuvuga ngo se ngo iki ngo yagize ngo yabafungishe telefone ngo bakanabasaka ngo n'iki ngo tuvuge ngo ko arusha ngo agaciro ngo mutesi ngo nta muntu n'umwe ngo ajya asaka ngo yagiye iwe ngo niba bafitanye ibibazo bingana bite, ngo umuntu ngo arinjira ngo nta kibazo. Urumva
kandi afite umusekirite Mutesi, ariko ngo umuntu arinjira na telefone niba ari umwanzi we niba ari iki ngo arinjira uko ashatse atamusatse atagize gute. Nk'abantu mwe mujye mwirinda kwakira abantu mubonye bari bo bose, mujye mubitekerezaho. Umuntu wakubabaje kandi ikibazo cy'abagabo cyane cyane Claude, buriya Claude iyo amaze guhemukira nk'umuntu amusaba imbabazi. Umva hano Claude bera kaga, ubwo ejo undi ajya kubona ukabona aramuhemukiye, ubutaha kongera akamusaba imbabazi kubera ko amaze kumenya intege nke za Asiya, ko ajya atanga imbabazi kandi ko atajya ajya kurega. Urumva ntago ajya kurega, yaravuze ati ntago nzarega ndi umukirisitu. Urumva kandi ikindi bamaze kumenya ko ngo atanga imbabazi, bazajya bakora ibyo bakora byose bongere bavuge ngo araduha imbabazi, kibazo araziduha. Nuko noneho bagire gute bamuyoresha ivu, bamugire nk'agatebo sha, nibyo bashaka. Bari gushakira ngo bamaze bamenye ahantu imbaraga ziwe ziri nkeya, bamenye ukuntu bamutwara, ukuntu bagera nibyo baraba, nibyo byabajyanye. Maze rero ngo baramugaragaza agati bamuvuge nk'uko Mutesi bajye bamuvuga, ubundi bamumanuke nk'uko Mutesi bajya bamumanuka. Kubera ko Mutesi akenshi muzabicunge murebe, Mutesi avugwa n'iki? Avugwa n'abantu b'inshuti ze, avugwa n'abantu bari inshuti kera, avugwa n'abantu babanye, avugwa n'abantu nyine abantu bose bagiye bahura na Mutesi, bazi intege nke ziwe aho ziri, bazi ukuntu ameze n'iki byose. Abo ngabo nibo baza bakagira gute bakamuvuga. Rero na Asiya niwe bashaka kugira ngo bamugereranye na Mutesi, bashaka kubashyira mu gatebo kamwe, maze ubundi Asiya musuzugura ikintu cyose akoze bakirebeho, umuntu wese bavuganye bamurebeho, umuntu wese bagiye mu rukundo bamurebeho, ibintu byose byiza. Gusa icyaba kiza kuri Asiya, niba koko abona ko aho kugira ngo ajye gushaka umugabo umeze nka Steven, urumva umugabo utagifite ikintu na kimwe afite, byaruta agashaka umunyarwanda, si ngombwa mu diaspora. Murumva si ngombwa mu diaspora, sinzi impamvu twishyizemo ko aba diaspora aribo bafite amafaranga. Urumva abagabo benshi barayafite, bafite amafaranga, yego aba diaspora bafite amafaranga, ariko wabonye n'umunyarwanda rwose umeze neza wamusanga afite inzu ye, afite akazi ke, afite imodoka, afite amahoro mu mutima, atazagutesha umutwe ngo mwakubakana. Nanone umugabo ukijijwe pe, buri abagabo bakijijwe nta kintu. Abagabo bakijijwe mumenye yuko muri ku isoko bakijijwe, ariko atari nk'aba ngaba ba Noheli ba Justin bandi bishaka oya baranago sinzi bariya rwose wapi. Abagabo nyabagabo bakijijwe, apana abangaba tubona birirwa baza babeshya. Asiya yagize Imana, niba yumva ko koko atakihangana byibuze ngo abanze ageze abana hejuru, babanze bakure mu gake, aho kugira ngo ajye gushaka umuntu umeze nka Steven uzamurusha mu buzima bwe bwose, umaze gutandukana n'abagore 5, yakemera agashaka umusore akamera nka Mama Charlene mwaramunaniwe. Mama Charlene mujye mukinira ku bandi, Mama Charlene yabahishe buri kimwe cyose, iba Mama Charlene afite ubwenge. Ntago mujye mupfa kumwinyogora ngo muvuge nkuko mujye muvuga Mutesi, muzabicunge murebe. Nk'ubu ngubu afite umuhungu umupilote ngo bafite n'ubukwe vuba. Ibyo byose ntago muri kubihindamo, ntago muri kumuvugaho cyane, muzajya kubona umuntu ubukwe burabaye. Ariko Mutesi akimara kujya mu ariko Mutesi niwe wabyizana imihanda, niwe wabizanye guys, niwe wabizanye. Kandi Mutesi mwibuke neza ko akunda kuvugwa. Nawe birabyo kuvuga ngo arasezerana kuri YouTube, ntabwo yasezera kuri YouTube, ko YouTube niyo yamugize uwari we, YouTube niyo yamugaburiye, YouTube niyo yatumye asohokera muri Dubai. Ubu ngubu Mutesi amafaranga ashobora kuba afata atari umushahara wo kuri YouTube, ntago ashobora kuba afata amafaranga ari munsi ya miliyoni 3 ku kwezi hatari umushahara w'iki wa YouTube yiwe. None niyo mpamvu yaje arasezera, amaze kubumva mu mutwe ibyitekerezo byanyu, asanga n'undi murabikeneye, ahita yabwira ati reka ndajya hehe. Yajya hehe se n'undi ko aza ko n'undi tubizi ukuntu yaje asa nabi, yaje ananutse, yaje ari igikara, yaje ameze nk'umuturage uvuye mu murima, yambaye bya bitenge bimeze nk'ibyo mu giturage, ariko ngora bita style z'ibitenge byashaka bihenze, amabaze, ibintu byose. Yarangiza ngo arava kuri YouTube, yanze kuyivana nabo mwari mwakomye amashi mwizeye ko nyine ngo agiye kuyivaho, murangije muraseba. Buri wese yataye ikiganiro ngo dore ubwo se ko yatubwiye ngo agiye kuyivaho wakaba atayivuyeho.
ubuse ko yatubwiye ngo azava kuri YouTube channel wakaba yatwamubonye ari gukora ibiganiro nuvuga ngo nawe yarabirebye asanga nyine murabikeneye mukeneye ko ava kuri YouTube nta kindi yari gukora rero usibye gushikama aravuga ati yewe kumbe abanzi banjye barabyifuza ko mva kuri YouTube yabivuze nagira ngo abakine arebe asanga nyine murabishaka atabwo ngiye gushikama noneho nkore buri nirira ubuzima n'umugabo wanjye bihire rimwe niba mwabonye Dubai ubu muri kumutega iminsi muvuga ngo ati buriya bazatandukana ryari wewe bazatandukana nkuko n'undi yatandukanye n'abandi cyangwa babane ntabwo ibyo ngibyo ntago ari umuntu yatindaho gusa mumenye ko ari fire ni fire hagati ya Ferdinand na Mutesi ntago bimeze neza ibyo mubimenye so guys ndabakunda cyane dukora massage turanga amazu n'ibibanza